urumva ko abantu bose bari bazi, abenshi bari bazi ko ntamugira. Noneho rero ahantu nabaye nitwa Mpumuriza. Hari umubyeyi umwe akajya ahamagara ngo bamurize. Nitwa Mpumuriza. Noneho akarihindura ati bamurize. Ubundi akanamuhamagara akambwira ati bamuvunire umuheto. Ariko n'amagambo tubwirana nayo ateye ubwoba. Uwo mukecuru hari igihe njya nicara nkamwibuka nkavuga ariko bagenzi uriya mubyeyi uriya yamvuniraga iki koko twaba kandi nari umwana muto. Hari undi mubyeyi ufite umwana utumva yaramubyaye mu nda ye, mwihanganira igihe kizagera kure yumve. Yesu ashimwe. Amen. Ndashaka kuvuga ngo mureke dukorere Imana. Mu nzu y'Imana mureke dukorere Imana. Mu nzu y'Imana harimo abantu badakorera Imana gogo. Yego. Baraje pe. Kandi ako kantu pastor uvuze mu nzu y'Imana ko harimo abantu badakorera Imana. Yego. Bitadusaba no kujya ku gatuti. We ariko se bitagusaba gufata mikoro. Ntago gukorera Imana ari ugufata mikoro. Ugakunda iriya mfubyi, ugakunda uriya mupfakazi, ukamwereka urukundo. Ugashyira imbaraga zawe ukazishyira mu buzima bwe nk'uko uzishyira mu buzima bw'umwana wawe cyangwa mu bwa murumuna wawe. Uko ushoramo imbaraga mu buzima bw'umwana wawe akaba ari ko ushora n'imbaraga mu buzima bwa wa mwana. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries. Umwami Imana aduhana umugisha kandi abagirire neza kubw'urukundo mudukunda, guhora mudukurikiye, mutuganirira, mutubwira uko mwafashijwe, mutubwira uko ikiganiro cyari kiryoshye, mwongera mudusaba ngo abashumba bongere bagaruke baba batuganiriye. Rero twongeye kubiyegereza nanone uyu mwanya Imana yaduteye iteka kubana n'umushumba wacu, hanyuma kugira ngo atuganire nawe ku magambo Imana yamushyize ku mutima muri studio zacu. Nikaze pastor. Murakoze cyane. Amen. Pastor Mpumuriza rero muramumenyereye, mujya mukurikira ibiganiro bye hirya no hino. Uyu munsi rero yatwemereye kongera kuza kugira ngo tugire ibindi tumubaza, kuko buryo umushumba yahamagawe n'Imana bafite inararibonye, bafite byinshi abayaganiriye n'Imana. Ibyo rero iyo tubahamagaye hano tuba tugira ngo batugire inama, hanyuma banahumurize abari muri ibyo bihe byabo byo kugeragezwa cyangwa se byo guhura n'ingorane. Rero mbere y'uko dutangira ko tubanze dushima Imana ikiturinze, nawe ikikurinze wowe ugiye kudukurikira, kugira ngo n'amagambo tugiye kumva mu kanya atubere akabando tugenderaho muri iyi myaka dusigaje kubaho kuri iyi si. Rero reka dusenge. Data mwiza, turagushimiye, urera kandi urakiranuka. Ijambo ryawe ntabwo rijya rihera, niyo ryatinda mwami gusohoza icyo wariduhereye. Igihe kiragera bigakunda, twarabibonye, dufite ibihamya byinshi, si kimwe cyangwa si bibiri, twahamya kugira neza kwawe bugacya bukira. Niyo mpamvu duhuriye hano. Umukozi wawe mwami watumiye, reka data umuvugiremo, amagambo ari buturuke mu kanwa ke reka akomeze benshi bagiye kudukurikira, reka zakomeze benshi bazarikurikira, reka zakomeze no mu myaka izaza. Reka mwamira ijambo rizabere ihumure kuri benshi bazadukurikira. Turagushimiye rero yuko uri Imana ihumuriza abari bugufi n'abari kure, abari ku isi hose mwami bazadukurikira, reka bazahumurizwe n'iri jambo. Turagushimiye Data, ukomeze guhimbazwa none n'iteka ryose. Iyo dusenga tuba twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amahoro y'Imana rero abane namwe. Twababwiye ngo tubafitiye umutumirwa, agiye kutwibwira hanyuma tumubaze ikibazo mwadutumye. Nikaze pastor. Urakoze cyane. Yego. Amazina ni Mpumuriza Joyce. Nsengera kuri Worship Center. Amen. Ni naho nkorera umurimo w'Imana. Nishimira Kristo. Amen. Nicyo kintu gikomeye cyane ku buzima bwanjye. Kirenga ibindi byose bibasha kubaho, nuko Kristo ari umwami w'ubugingo bwanjye. Hallelujah. Amen. Amen. Murakoze cyane pastor, murabyumvise. Ikiruta ibindi cyose Kristo ni umwami w'ubugingo bwe, kandi nawe nicyo tukwifuriza, twese nicyo twiyifuriza, kugira ngo Kristo aganze mu mitima yacu, tuyoborwe nawe, tugirwe inama nawe, mu byo dukora byose atubera umuyobozi. Rero
turabakiriye pastor rero twifuje ko tuganirira ku ijambo. Muri iki gihe hari ibintu byinshi, hari ingorane nyinshi, ni byinshi ntabwo twabigogeze ngo tubirangize, ariko nifuje ko tuganira ku ijambo twigeze kuganiraho n'undi umukozi w'Imana, ariko bituma noneho abantu barambaza ngo ese birashoboka. Twaganiriye ku ijambo ry'ubupfubyi. Muri iyi si hari ubupfubyi bw'ingero nyinshi cyane cyane kandi mu buryo bukabije. Noneho abantu baza kumbaza ngo ese no mu nzu y'Imana burya habamo ubupfubyi? Ko tuzi ko mu nzu y'Imana ariho abantu baruhukira birukanka bajya gutabarwa, none ni gute watubwira ko no mu nzu y'Imana harimo imfubyi? Noneho binera kuvuga rero ngo reka tuzaganire na pastor. Hanyuma tumaze se pastor, uri umushumba, ufite itorero, ufite umutware, ufite abantu benshi uyobora n'abashumba abandi bari hasi yawe, abadiyakoni, abakristo rusange, abakecuru n'abasaza. Ese muri abo bantu ni gute wowe ubyumva uti mu nzu y'Imana se buriya habamo imfubyi? Ese niba zirimo nk'umushumba wowe ubyifata muti? Nikaze, Yesu aguhe umugisha. Urakoze cyane. Ni ikibazo navuga ko gikomeye. Ni ikibazo gikomeye, ariko nanone ntabwo nta gikomerera Imana. Yego. Ariko iri jambo ryitwa ubupfubyi ni rigari. Hari ukuntu umuntu yitwa imfubyi kubera ko ni imfubyi ntagira ababyeyi. Yabuze ababyeyi bombi. Yabuze ababyeyi, ashobora no kuba yarabuze umwe, ashobora no kuba yarabuze bombi. Uwo muntu rero akaba ari imfubyi. Ariko iyo tubajije ngo mbese mu rusengero habamo imfubyi, sinzi niba turi bwibande kuri uyu muntu w'imfubyi y'ababyeyi bombi mu rusengero, cyangwa niba turi buvuge n'ubundi bupfubyi hirya yabwo twakwita ubupfubyi bw'uburyo bw'umwuka. Ibyo rero byaba bigari cyane. Ngira ngo reka tuvuge kuri uyu muntu udafite ababyeyi bombi waje mu rusengero ahari. Yego. Kuko wenda pastor nongeyeho kuri ibyo waruvuze, hari igihe umuntu aba imfubyi hanze, ariko uranabizi ko hari umuntu w'imfubyi afite ababyeyi bombi ariko akaba imfubyi atababona, mbese nta kimenyetso kigaragaza yuko afite ababyeyi bamwitayeho, akavuga ati birutwa nuko n'ubundi baba baragiye nk'abandi jyenyine. Ariko undi akavuga ati yewe jyewe niyo nabagira nibagira icyo bamarira, ariko mbabona nkitwa ko mbafite. Rero ubupfubyi ni bugari cyane, ariko turabavugaho gatoya abangabo ubupfubyi mu mubiri mu buryo bufatika. Noneho tuvuga ku bupfubyi bwo icyo ijambo ry'Imana ribuvugaho. Mbese wa wundi wo mu rusengero yaraje afite ababyeyi bose, ariko abayemo nk'imfubyi. Reka duhere kuri aba bantu b'imfubyi babiri. Katuvuga aba babiri, ufite ababyeyi akiyumvamo ubupfubyi abandi badashobora kumubonamo, n'uwundi ufite ubupfubyi koko bugaragara. Aba bantu rero uburyo bajya batandukanamo, uyu mwana wifuza ko iyaba yari wa wundi wa buri niyo mama yaba hari, ariko nta kibazo. Hari uwifuza, hari udafite n'umwe, akavuga ati ataranagize n'amahirwe yo kunababona ngo ababure nyuma, cyangwa se yarababuze akiri muto, cyangwa gusa nyine aho ngaho ari imfubyi idafite umubyeyi. Uyu iyo yicaye aravuga ngo iyaba nibura nari nanamufite, niyo yaba ntacyo amariye, ariko nkaba mvuga ngo arahari. Noneho undi nawe akavuga ati Mana, ubonye yaba nari ndi imfubyi buri, ubonye iyo ntigera mugira na rimwe. Aba bantu rero reka mvuge kuri uyu nguyu utarigeze amugira na rimwe. Uyu mwana utarigeze agira umubyeyi na rimwe, niyo umukoreye ibintu byiza bishoboka byo wabashije gushobora, ntabwo ushobora kuzuza icyuho afite. Ntabwo bibaho, kuko icyo wamukorera cyose asigara ateganya akavuga ati ngira ngo
aragerageje arabikoze ariko iyo mama haba ego iyo mama abarengejeho iyo umubwiye ngo komera yiha igisubizo kivuga ngo arakoze arambwiye ngo komera ariko iyo mama haba iyo papa haba ntago wabambwiye ngo komera ahubwo hari ikindi aba yongeyeho rero iki ni igikomere hano ni bigari tuvuze kuri aba bana dusanga ubwo tutarinjira no mu rusengero muri rusange aba bana bararerwa no mu miryango noneho na wa muntu rimwe na rimwe hakaba ubwo agira ibyago akarerwa mu muryango ushaka ko umwana akora ibintu byuzuye n'uwo atabasha gukora ibyuzuye wowe ntabwo yakora ibyuzuye ariko arashaka ndumva binshekeje nibutse ngeze hano nibuka akantu abari bunkurikire baze kunyihanganira wenda ntihagire uza kumva ko ariko nyine ni urugero ntabyumva ukundi ariko nyine ni urugero nibutse ko hari umubyeyi twabanye hari imiryango ibiri nabayemo yego hari umuryango nabayemo ndi mukuru ncumbitse hari n'umuryango narezwemo ndi umwana mutoya cyane ubwo rero reka mvuge akantu gato nari ngiye kuvuga nibutse ko hari umwana twari turi mu kigero kimwe noneho agenda batabizi mu rugo jyewe mpari ikintu bankoreye barambwiye bati uwo mwana muzane genda umushake kandi turi mu kigero kimwe ni njyewe ugomba kumushaka mbega jyewe nkwiriye kuba ndi mukuru narebaga he ndareba he hano rero ikintu nshaka kuvugaho hari n'ukuntu uyu mwana w'imfubyi arerwa n'umuntu agashaka ngo akore ibintu ibyo umwana we atabasha gukora hari noneho n'uyu mwana urerwa ahantu umubyeyi akamufata nk'uko afata abana be ariko buri gihe agahora arunguruka ahantu agahora avuga ati ariko iyaba mama niyo yaba yamwambitse nk'uko yambika abandi baririye basangiriye ku masahani amwe yamutumye nk'uko atuma abandi ariko buri munsi ahora yumva ko iyo haba mama hari akantu kabura hano rero nituvuga ubupfubyi nta muntu ushobora kumara ubupfubyi wundi ntabaho mu rusengero haba rero abana b'imfubyi mu miryango haba imfubyi uretse ubutabazi bwonyine buva ku Mana bushobora gusanga umuntu mwuka wera akamuganiriza akamubwira ati ntago uri imfubyi nturi imfubyi ufite data nturi imfubyi ufite Imana uretse ibyo byonyine ubutabazi naho umuntu aba imfubyi reka nkubwire Goreti wari wabona umuntu w'imyaka 50 avuga ko ari imfubyi uzi se buriya none se kuko ubwo tuvuge ngo ubwo bupfubyi ubundi yataba imfubyi ku myaka 50 nyine yajyaga ko barimo kumufasha ko ari we wakabaye ubwo mubona ndi imfubyi ati narababaye ndi nyiri mutatireba ngo bati mba mbyibutse mba nibutse ko ndi imfubyi buriya ni ikintu ni igikomere navuga ko ni icyuho kiba ahantu kitajya cyuzura kurinda ari umukecuru kurinda ari umusaza ari umusaza aravuga ati ndi imfubyi iyo akavuga ati ndi imfubyi ubu ibi bibazo byose ni ubupfubyi Yesu ashimwe cyane haleluya amen ndi umusaza ariko ndi imfubyi ubu bwo mureba mfite ibibazo ndi imfubyi no kuvuga ngo ubupfubyi buba ahantu uretse ibintu dukorera aba bantu ubwabo iki kintu cyitwa ubupfubyi cyonyine cyaragiye kibiyubakamo ku rwego rukomeye ku buryo habaye icyuho gikomeye ku buryo uretse ubutabazi bw'Imana n'iyo dukoze ntago dukora hahantu rero wambajije ngo mbese no mu rusengero haba imfubyi zirahaba hari n'igihe pasiteri akora ibintu agakora ibintu ariko ntakoraho nyina ntago ashobora gukoraho nyina yajyaga gukora ntakoraho se yakoraga uyu mwana rero utagira umuntu utarigeze abona umuntu biragoye cyane kugira ngo wuzuze
cyacyuho noneho hari n'ukuntu hari ukuntu aba bana bajya bahura n'ibyago bikomeye bakarerwa mu miryango reka nk'urugero wenda ngewe mvukana n'uwundi muntu noneho nkagira ubushobozi wa muntu akagira ubushobozi burera abana ngewe ntabufite noneho ugasanga mbahozaho ijisho ndimo kwita ku kureba ukuntu goreta arimo arera aba bana ariko si ubugoreti koko nahura na wa mwana nkamubwira buriya sobanute na goreti muramukazi wawe uriya mubana muti buriya si uriya mugore koko akwitaho ariko si ubundi uriya mugabo buriya bagushyize mu ishuri rikwiriye ese ubundi baguha ibihagije nk'ibyo baha abandi bagatangira kumuremamo ikindi kintu aho asigara kuko atangira kugenzura ko goreti yaba amurera nk'uko arera abandi niba nakambara yamuhaye kameze nk'akamugenzi ese ikintu yampaye nicyo ese buriya myenda kwambika nawe niyo yakwambara ese buriya yayiha abana be ese buriya noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe rero ba bantu bo hirya bagafatanya na cya cyuho kimubamo bakagenda bakigira kinini bakagenda bamuremamo ikintu gituma nta cyizere agirira umuntu igihe cyose yumva ari imfubyi igihe cyose yumva so reka mvuge rero ngo mu rusengero se haba imfubyi yego mu rusengero haba imfubyi uretse Kristo iyo yaje akamusanga agahishurirwa ko n'umwana ufite ababyeyi adafite byose uzi ko aba bana b'imfubyi baba bafite n'ubushobozi bw'ababarera rimwe na rimwe igihe abana bafite ababyeyi bababyaye ku giti badafite bwa bushobozi bw'aba bana bo babasha kugeraho ariko kubera cya kintu ni imfubyi aguma ari imfubyi nta gihinduka ahora ari imfubyi ararya akaba imfubyi sinze kuvuga gutya ngo wenda uri bunkurikirane w'imfubyi yumve nabi yumve ko wenda ndimo kudaha agaciro ubupfubyi bwe ariko nanone hari ubwo ubupfubyi hamwe na satana abukomeza hamwe n'imbaraga zanyuze mu bandi bantu bakoreshwa n'umwanzi niko nabyita bibikomeza noneho wa mwana bigatuma igihe cyose yumva ko umuntu wese unyuzeho akwiriye kumwitaho yego akwiriye kwitabwaho reka ntange urundi rugero hari ikigo umwana wanjye yigagaho ariko nanyumva ntazakomeretswe nabyo nta kibazo tujya tubiganira noneho agakubagana akagera ku ishuri hakiri kare nanjye byabaye nk'ibinkomeretsamo ariko akagera ku ishuri imodoka yabo ikagenda kare cyane akagera ku ishuri hakiri kare noneho agakubagana akajya mu mikungugu n'ibyo akiyanduza noneho bamubaza ntibamenye ko ari ukubera kuhagera kare bakaba bazi ko yavuye mu rugo ko ariko yavuye mu rugo noneho aza kujya abona umwana witabwaho cyane kuko ngo yarireraga akirera akarera na barumuna be noneho bakamwitaho cyane noneho bamubajije impamvu asa gutya aravuga ati erega ni njyewe wiyitaho mbega umwana ati singira umuntu ni njyewe uba wiyitayeho bati we baramukurikirana cyane kubera iki se ko ufite ababyeyi ati ntabwo baba bahari bose ntibaba bahari baba bagiye abitewe n'uko yabonye impuhwe bagirira wa mwana bamugirira impuhwe akumva noneho we bari bumuhane nibanamenya ko nibanambwira nshobora kumuhana bitewe n'uburyo yitwaye ahitamo kwifashisha gusa na wa mwana bitaho nyuma twaje kubiganira menya ko ariyo mpamvu yabimuteye ni ukuvuga rero hano ubwo ngeze kuri wa mwana ufite ababyeyi ureba imbabazi zihabwa umwana w'imfubyi noneho akavuga ati noneho birutwa n'iyo uyu nguyu ntabwo yari yatubuza ahubwo yari arimo yidefanda kugira ngo ataza guhura n'ibihano ariko reka mvuge wa mwana wifuza kuba imfubyi uyu mwana wifuza kuba imfubyi rimwe na rimwe abura urukundo rw'ababyeyi ubwo mvuye gato kuri wa mwana w'imfubyi ariko nkubwire ngo barahaba niyo wamukorera ibyiza bishoboka icyuho ntabwo wacyuzuza niyo mpamvu nshaka kubwira abantu babarera
bajye babihanganira kuko nago wakuzuza icyuho cye. Rero ngeze kuri uyu mwana wifuza kuba yaba imfubyi, wifuza ubuzima bwa wa wundi, uyu yabuze urukundo rw'ababyeyi. Icyo ni kimwe. Ugasanga ubuzima bw'umubyeyi, imibereho ye ni wa muntu utagira umwanya. Urabizi ko hari ababyeyi batagira umwanya w'abana, ntabagira umwanya, niyo aje amubwira nabi, rimwe na rimwe n'ibyo umwana akeneye umubyeyi ntabimenye, rimwe na rimwe ugasanga murohaho umuruho wose, ugasanga aramutongera ubuzima yabayemo. Twebwe twabayeho uku, twebwe nta nubwo twambaraga inkweto. Urimo gusaba ibiremereye, ntabwo nigeze mbona. Njye sinambaye n'inkweto, ntago nambaye inkweto. Igihe rero cyo kutambara inkweto ntamenye ko cyarenze atari cyo gihe cyawe. Umwana akamushakaho ubuzima akabubura, agasigara avuga ati Mana yaba na runaka abaho neza. N'abantu baba bamubwiye sore, n'abantu baba babimenye yuko ari imfubyi, njye nta nubizi. Bandeba nsohoka bakagira ngo ndiho neza, ariko ntabyo mbona. Bakagira ngo meze neza kandi ntabyo mbona. Rero uyu mwana wifuza kuba imfubyi, nubwo buzima, ntago ndi bumutindeho, nubu buzima. Reka nsubire rero mu rusengero. Uyu mwana w'imfubyi mu by'ukuri twavugaga igice kimwe cye kijya kituzura, gishobora gutuma ahora ari imfubyi. Ariko tuvuge no ku kindi gice cy'abantu, tuvuge ku kindi gice cy'abantu. Uretse kuvuga ngo we n'ubundi niyo ukoze ibintu byinshi, si bose. Hari abahuye na Kristo baha agaciro ibyo umuntu yakoze, bagahazwa nabyo, agasigara yumva nubwo yabuze umubyeyi ntabwo ibyo wabimukuramo, kwifuza ko niyo yaba ntacyo yamumarira na gitoya, ariko yaba amufite akamureba, ibyo byo ntiwabimukuramo. Ariko hari undi umwami yamaze gukuramo ko icyo umubyeyi yakamukoreye Imana yakimukoreye inyuze mu bandi bantu, uwo arahari. Ariko tugaruke ku ruhare rw'abandi bantu rero. Mbere y'uko ngaruka ku ruhare rw'abandi bantu, reka nsome icyanditswe kiri muri Timoteyo wa mbere ibice 3, umurongo wa mbere. Kuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda ababo, batuzura. Reka ndekera aho ngaho. Ubundi nashakaga gusoma uyu murongo uvuga ngo kuko abantu bazaba bikunda. Rero iyo tugeze mu rusengero, ubundi mu rusengero ni ahantu ijambo ry'Imana ritubwira gukundana. Yesu ashimwe cyane. Ariko turi mu bihe bigoye, aho dusanga noneho mu rusengero usanga ntago ari hose, ariko nanone ntago turi bubure kuvuga ko hari ibirura biba mu nzu y'Imana. Yego, ugasanga mu nzu y'Imana harimo umuntu, wa muntu nyamara nta mutima agira wo kwita ku bandi, ariko aba mu nzu y'Imana. Umutima we uhora ushaka ko ari we yikunda. Hazabaho ibihe birushya. Ntekereza ko ibihe birushya byatugezeho. Ibi bihe birushya rero iyo byageze ku muntu, arikunda, yishakira inyungu wenyine, arya wenyine, yambara wenyine, yumva ari we byose, niwe byose. Ararya agasagura akanamena, akamena, nyamara hari abantu baburaye. Yesu ashimwe cyane. Hano rero ndashaka kuvuga iki? Wambajije ikibazo kivuga ngo mbese habaho mu nzu y'Imana imfubyi? Yego, imfubyi zirahaba. None se niba babana n'abantu bikunda, bikanyiza, bishakira indamu gusa, bibona, uyu muntu wibona uri mu rusengero azagaburira imfubyi? Ntabwo bishoboka. Uyu muntu wibona, noneho tekereza ko uyu mwana ashobora gukurira mu muryango w'abantu bikanyiza. Kandi aba bantu bikunda, bishakira indamu, bikanyiza, babaho nyine ibintu byose ari ibyabo. Uyu mwana rero yarezwe muri uyu muryango. Noneho wibuke ko bimera gutya ari no mu rusengero. Wa muntu arabikurana, wa murezi we
ugasanga ni protokolu, wa murezi we ugasanga ni umuririmbyi cyangwa aranabayoboye, wa murezi we ugasanga ni n'umuvugabutumwa n'umusenzi twirirwa tubabona hano ngo ni abavugabutumwa, akabwiriza akambura abantu ibyabo ugasanga ibintu byose niwe, byaba ngombwa agahimba inkuru kugira ngo ashake uburyo nyine abona ahabwa. Reka rero nkubwire ngo ese uyu mwana w'imfubyi urerwa n'uyu muntu wikanyiza wishakira indamu, nakwita ikirura, uyu mwana azabaho ati? Uyu mwana uri mu rusengero ubana n'uyu muntu uba mu rusengero, umutima we uzabaho uti? Azamera ati? Ese cya cyuho cye, cya gikomere cye kizomorwa nande? Hari igihe ntihaze kugira untera amabuye ntibaze kuntera amabuye. Hari igihe usanga rero uyu mukozi w'Imana ari close cyane kwa pasiteri. Wari ubizi ko hari abantu bari close kwa pasiteri begereye ibyegera ugasanga uyu mukozi w'Imana ni icyegera, uretse pasiteri gusenga no kubabwiriza ubutumwa bwiza ntago amenya ibindi bihishwe muri wa muntu. Uyu muntu ari mu nzu y'Imana rero, kandi yegereye pasiteri agaragara nk'umukiranutsi. Ego ku Mana yanjye atwara na Bibiliya yifatiye ku mutima ahantu hafi aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Icyo nshaka kuvuga rero hano, wambajije ikibazo ndimo nsubiramo ngo ese mu rusengero haba imfubyi? Ntago zabura kuhaba igihe mu rusengero habamo abantu bishakira indamu, bikanyiza, bishakira ibyabo, bibona. Ntago imfubyi zabura kuhaba. Ntago umwibone yarera imfubyi ngo bikunde. Ntago umuntu wikanyiza yarera imfubyi ngo bikunde, kuko uwikanyiza kenshi na kenshi yari marera wa mwana. Ntago ndavuga ko ukuze, iyo arera wa mwana amurera atamushakaho ubuzima, amushakaho w'inyungu. Wibuke ko we yikanyiza, ni ukuvuga ngo amushakaho imirimo ari bukore. Uyu mwana rero naza kwikanga ameze nk'aba bana be nabo batari bukore, kuko n'abana be ntibari bukore, ntago bari bukore ibyo ashaka, kandi barashaka ngo uyu mwana aba ari gukora. Kandi nawe ni umwana, ari no mu kigero cyabe, arashaka no gusimbuka nk'uko basimbuka, ari bunabeshye nk'uko babeshye. Arashaka gusohoka akaza yabeshye ko yari ari muri korari. Hanyuma uyu muntu kuko yikanyiza, kuko aba ashaka ngo ibyiza byose bimubeho, ntago azumva uyu mwana, kuko uyu mwana amushakaho kumukorera ibyiza gusa, kandi ntago bishoboka. Wibuke ko uyu mwana aba mu rusengero. Yesu ashimwe. Uyu mwana aririmba no muri korari, ariko uyu mwana ni umwana nk'abandi. Uyu mwana akeneye kwitabwaho no gukurikirana. Uyu mwana nta nubwo aramenya wibuke ko hari abana bakizwa bakumva ubutumwa bwiza mu nzira cyangwa se mu rusengero bahasuye bagakizwa, akamenya ko yakoraga ibyaha akabivamo. Noneho wibuke ko hari n'abana barererwa mu rusengero. Fata urugero nk'uwawe, ntiyavutse umutwara mu rusengero. Fata urugero uwanjye, ntitumutwara mu rusengero. Uwo mwana rero kugira ngo asobanukirwe ibya Kristo bimufata igihe. Ntago avuka ari umukristo, avuka ari umwana nk'abandi. We bimufata igihe rero. Noneho reka uyu mwana tumutware mu rusengero kuva akiri mutoya, nitumugezamo ajye yumva inkuru tuvugira mu rusengero, nagera mu rugo ye kuzisangamo. Ubupfubyi azabukira? Kuko kugira ngo akire ubupfubyi ni uko Kristo yinjira muri we neza, kandi kugira ngo yinjire muri we ni uko agira kwizera. Kandi kwa kugira kwizera kwe abikura cyane cyane ku burera akura mu rusengero. Wibuke ko genda murera, noneho nkamurera ndi wa muntu wikanyiza wo mu bihe bibi, byo Bibiliya yavuzeho. Uyu mwana yakira ate? Ese azemera gute ibya Kristo? Azatinya no kwegera umushumba kugira ngo amugishe inama, namubwira ibimubaho, kubera ko nyina, nababwiye ko nitwa Ntumulize Joyce, kubera ko Ntumulize Joyce ni inshuti magara ya pasiteri. Niyo yaje iwabo bazimya televiziyo zibaho ibindi bintu bagashyiramo indirimbo z'Imana, kuko pasiteri ari buze. Hanyuma ni ukuvuga ngo ni icyegera. Uwo munsi niwo Ntumulize Joyce urera wa mwana, cyangwa niwo wa mubyeyi urera wa mwana. Abavuga amagambo meza,
abahamagara umwana mu kinyabupfura, ariko iyo pasiteri yagiye adahari amuhamagaza ya magambo yo kumutuka ya ntacyo uzimarira kandi ni uwo nguwo amucunaguza amubwira amagambo akomeretsa. Hanyuma uwo mwana kuko yabonye pasiteri na nyina cyangwa na se ari abantu bafatanya agatoki ku kandi bavuga Imana, asigara Imana ayireba, iya pasiteri akayireba nk'iy'umurera, kuko iy'umurera ayibona mu rusengero. Iyo ahageze rero na pasiteri yavuga Imana ahita abona ya mana bavuga mu rusengero gusa. Aha rero reka ngaruke mbabwire, imfubyi mu rusengero zibamo rimwe na rimwe biterwa n'aho babaye, n'ababana nabo, n'ababari hafi. Uwo mwana akabura ubutabazi buva ku Mana, nyamara akabuburira mu rusengero, kubera ko turi mu gihe cyo kwikunda, kwikanyiza, kwishakira indamu, kubaho ari wowe ugomba kugira ibyiza gusa, utabitekerereza abandi. Utajya umenya ko umwana wawe niba akosa, uwa mugenzi wawe urera akwiriye gukosa, ukabaho uzi ko uwo mwana adakwiriye gukosa. Uwo mwana ntago azigera akira ubupfubyi, ntago yakira ubupfubyi. Hano rero dukora iki se? Twavuga ngo iki? Yesu ashimwe cyane. Reka mvuga icyanditswe ngira ngo, cyangwa reka ne kugisoma kubera amasaha. Ni Abefeso ibice 2 umurongo wa 10. Aravuga ngo kuko turi abo yaremye, yaturemeye gukora imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Turi abo yaremye, Imana yaturemeye gukora imirimo myiza. Kandi Imana ijya kuturema, hejuru yaho aravuga ngo ntago ari imirimo myiza twigeze dukora. Si uko twakoraga imirimo myiza rero ku gakiza nanone twahawe, si uko twakoze imirimo myiza ngo Imana idutoranirize ko twakoze myiza noneho tube turuta abandi, Imana idutoranye tubwire ngo iduhaye agakiza. Ahubwo yasanze turi babi, turemerewe, dusa nabi. Imana iradukurura, Kristo aradukunda, araduhamagara, aratwiyegereza, atubabarira ibyaha n'ibicumuro. Noneho reka tugaruke kuri uyu mwana w'imfubyi. Ese wowe Imana ko yakubabariye mukundwa, wowe urera, nawe uri hafi y'uyu mwana. Nakomeje kuvuga umwana, aba bana b'imfubyi barakura, barakura akagera igihe cy'ubukure. Njya nkunda kubwira ba bantu nakubwiye ngo bagira icyuho, akagikomezanya n'imyaka 40 akakubwira ukuntu ari imfubyi, ntawe umwitayeho, kandi ari mu kigero cyo kwita ku bandi. Wabyumvishije? Afite abuzukuru agomba gutoza. Oya, afite inshingano z'uko iyo aza kuba afite umubyeyi yakaba yamwitaho, yakaba yita ku bavandimwe, ariko aracyazi ko bakwiriye kuba bamwitaho. Uyu muntu rero, uyu mwana kubera iki cyuho yakuranye, atigeze ahabwa yuzuzwa, cya cyuho ntago cyazibye. Impamvu kitazibye ni iyihe? Nababwiye ngo nta mwana w'umuntu waziba icyuho cy'umubyeyi wabuze, udahari, niyo wakora iki. Ibi kandi ndabivuga mbizi. Umurimo wose wakora, imbaraga zose washyiramo, umwana aragushima nibyo, ariko aricara akavuga ati iyaba ari mama, iyaba ari mama. Mama w'umuntu ni umuntu ukomeye cyane, nyina w'umuntu ni umuntu ukomeye. Iyaba yari mama, iyaba yari papa, kandi washyizemo imbaraga, wamukoreye ibyo ukorera abana wabyaye, ariko asigara afite icyuho. Iki cyuho cyuzuzwa na Kristo gusa wenyine. Ni uza akinjira akakubwira ati ntabwo ukiri imfubyi ukundi, akakwigisha ko n'abafite ababyeyi ibyo ubura babibura, cyangwa ufite n'ibyo abafite ababyeyi badafite. Hano rero impamvu icyuho gikunda gutinda kuzura, ni hahandi yatinze kubona Kristo ari mu nzu y'Imana. Kuko yatinze kumuboneshwa nuko yahuraga n'abantu bikunda, abantu badakora imirimo Imana yabaremeye. Noneho kangaruke rero mvuge ngo bakundwa, twaremewe gukora imirimo myiza. Ntago tuzuziza icyuho cy'aba bana, ariko tuzabakorera imirimo myiza izatuma bemera ko Kristo ari umwami mu mitima yabo, igatuma bemera ko hari abantu b'Imana babaho. Bamara kwemera ibyo, bigaha Mwuka Wera kwinjira muri bo, hanyuma akaziba cya cyuho. Nta wundi ubasha kuziba icyo cyuho. Yesu ashimwe cyane. Reka mbwira umuntu urera umwana w'imfubyi, uyu mwana afite igikomere.
turamushakaho ibintu adafite. Hari n'igihe tuba dushaka ngo batwisanzureho cyane kandi bidashoboka, kugira ngo uzageze umwana ku kigero cyari bukwisanzureho akakubwira ibintu byose. Bigusaba imbaraga nyinshi. Si uko bitaba, si uko umwana atakwisanzuraho. Umwana agera igihe akakwisanzuraho, ariko bigusaba imbaraga. Bigusaba ko hari igihano wari ukwiriye kumuhana utamuhannye, nyuma ukaza kumuganiriza ukamubwira uti ibi bintu wakoze n'ibi wakoze byari bikwiriye iki gihano, ariko ntuzabyongere. Kuko nuza kumuhana cya gihano gikaze, araza n'ubundi gusigara avuga ati ubundi se yajya kunkorera iki, ahubwo aranihangana. Iyo yicaye aravuga ataranihangana ati no kuba ataranyirukanye rwose yakoze ibikomeye no kutanyirukana, nabyo mbishimiye Imana. Agasigara buri gihe afite icyo kintu. Ariko ndakubwiza ukuri, uyu mwana numushyira mu rukundo rwose rushoboka, mu mbaraga zawe ufite, mu bushobozi Imana yaguhaye, ukamukorera ibyo ukwiriye gukorera abandi, ukamubabarira. Reka mvuge kano kantu. Uzi ko abana b'imfubyi aribo bakunda gukora amakosa menshi, kandi atari uko bayakora, ahubwo nibo bahora amakosa yabo niyo ahora agaragara. Umubyeyi niba abasha gutwikira amakosa y'umwana we, kuki atatwikira amakosa y'umwana rero? Uzi ko hari abana usanga batakitwa amazina yabo, bitwa ibyo, bitwa bya bikobwa, bitwa bya bihungu, yitwa cya kirara, baramuhaye agasiruno bamurenguriraho. Reka nkubwize ukuri, uyu mwana akeneye umuntu waremewe gukora imirimo myiza, hanyuma akayinjiramo akayikora. Uyu mwana akora amafuti nk'ay'umwana wibyariye mu nda akora. Uyu mwana akora uburara nk'ubw'abandi bakora. Niba rero umwana wawe abasha gukora uburara, n'umwana urera abasha gukora uburara. Mu rusengero habamo abana b'imfubyi, nicyo kibazo mwambajije. Mu rusengero habamo abana b'imfubyi, mu rusengero habamo abana baririra mu miryango yitwikijijwe. Reka tugaruke rero. Nanavuze kino nagitinzeho, ndavuga ngo uyu mwana atinya no kwegera pasiteri. Kubera ihe mpamvu? Kubera uburyo mama we na papa we bagendana na pasiteri hafi na hafi. Azamubwira iki se? Kuko n'uburyo mama we na papa we bagenda, ndavuga wa wundi yita mama papa babandi bamurera, uburyo bagenda hafi y'umukozi w'Imana, nibwo buryo bajya bagenda banatanga n'icyifuzo. Uriya mwana rero nubwo tumurera buriya yaratunaniye. Niwe uhora ntiyumva, niwe utumva. Uriya mwana niwe utumva bakundwa. Uriya mwana ni nk'uwawe. Uwawe niba wagize amahirwe akumva, hari undi mubyeyi ufite umwana utumva, yaramubyaye mu nda ye. Mwihanganire, igihe kizagera kure yumve. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga ngo mureke dukorere Imana. Mu nzu y'Imana mureke dukorere Imana. Mu nzu y'Imana harimo abantu badakorera Imana gogo. Baraje pe. Kandi ako kantu pastor uvuze mu nzu y'Imana ko harimo abantu badakorera Imana, bitadusaba no kujya ku gatuti. Ariko se bitagusaba gufata mikoro. Ntago gukorera Imana ari ugufata mikoro. Ugakunda iriya mfubyi, ugakunda uriya mupfakazi, ukamwereka urukundo, ugashyira imbaraga zawe ukazishyira mu buzima bwe nk'uko uzishyira mu buzima bw'umwana wawe cyangwa mu bwa murumuna wawe. Uko ushoramo imbaraga mu buzima bw'umwana wawe, akaba ari ko ushora n'imbaraga mu buzima bwa wa mwana. Ugakorera Imana. Hari abandi bafasha abana, hanyuma yakwigira haruguru akamukomeretsa. Gute se pastor? Yamufashije, yamugiriye neza, yamwishyuriye amashuri, yari akiri muto, yamwihanganiye. Yamara kugera hejuru, agasigara ashaka ngo yishyure ibyo bamuhaye. Ntabwo urabyumva ibyo bintu. Ati ukuntu ibi n'ibi, ukuntu mfite ibi bibazo, akaba atabyinjiyemo, ukuntu uyu muntu atigeze aza, n'ukuntu namufashe. Wari wumva iryo jambo? Uzi ukuntu ari twe twamurihiye. Uzi ukuntu ari twe. Ndeka mbabwire, gukorera Imana, gushora igishoro mu muntu ntago bivuze kubika. Ntago ari muri banki washyize ngo uzagiye gukurayo n'ukuri. Ntago tubika muri uwo muntu, ahubwo tubika mu Mana. Kirakomeye cyane. Kirakomeye.
kwishyuza umwana ibyo wamuhaye. Kwishyuza ugasanga ni inkuru abantu batari banabizi barayizi, barabimenye ko mwamugiye. urareba runaka urareba runaka uyobora hariya, ntureba ameze kuriya, buriya nitwe twamufashije yageze hariya kubera ko twagize dutya ariko nta tureba. Imana idutabare. Iyo ibyo bintu bigeze kuri wa mwana arongera akaba imfubyi. Yego. Arongera akavuga ati Mana yanjye we, ariko kutagira ababyeyi. Arakomeza akaba imfubyi kuko n'ubundi si ababyeyi. Kubera ko ndakubwiza ukuri, ntago abana bacu tubashoramo kugira ngo bazadushoremo. Ntekereza ko n'umubyeyi ushora mu mwana kugira ngo azamushoremo ari mu nzira iyobye. Dushora mu bana kugira ngo bazashobore kwibeshaho. Dushora mu bana kugira ngo babeho, ntago dushora bazabeho neza, ntago dushora mu bana ngo bazatubesheho. Ntacyo bitwaye abana kutubeshaho, ntacyo bitwaye kuzatugirira neza, nta na kimwe. Ariko mu by'ukuri ntago twebwe dukora mu bana kugira ngo bazakore, ngo bazatwishyure. Ngo reka ngo nkore, ngo uyu mwana ngo reka mwishyurire amashuri ngo nasoza azanyubakira inzu. Oya, niba ari uko bimeze, wowe uri mu nzira iyobye, urayobye. Yesu ashimwe cyane. Reka rero mvuge ngo bakundwa n'Imana, ab'Imana yahamagaye, ab'Imana yakunze. Twaremewe gukora imirimo myiza. Iyo mirimo myiza iyo turimo kuyikora, ntago tuba tubika mu bo tuyikoramo, ahubwo tuba tubika mu mwami wacu. Reka twige gukora imirimo myiza. Reka twige gukora icyo twahamagariwe. Reka dutekereze ko aba bana bafite ubuzima. Kandi reka nkubwire, niba hari umuntu witabwaho, Imana yita ku mfubyi. Yego. Cyane. Buriya ntuzatunga urutoki imfubyi, ntuzamucireho iteka. Niba hari umuntu ubikora, ntuzasanga umwana w'imyaka 10, w'imyaka 15, w'imyaka runaka hasi, w'imyaka ikabakaba 20, w'imyaka hasi iyo ngiyo, ngo umucireho iteka ko ntahazagera kuko adafite n'umufasha. Reka nkubwire, Uwiteka ahagurukira kumufata ukuboko, wajya ushaka no kumureba akagusiga kuko ari kure yawe. Icyiza rero, reka dushore muri aba bana, ubundi turekere. Iyo tubashoyemo tuba dushoye mu Mana. Imana ibaha umugisha. Yesu aguha umugisha cyane pastor. Ushoje uvuga ngo reka dushore muri aba bana. Yego. Nasobanukiwe neza. Iyo mbonye umuntu witwa imfubyi, pastor, ndamwitwararika kandi nkanaharanira kumugirira neza. Yego. Kuko namenye neza y'Imana ihagurukiye kumugirira neza. Yego. Umva, iramuhorera. Yego, cyane. Uwamugiriye nabi wese Imana iramuhorera. Reka nguce mu ijambo gogo. Imana ugiriye nabi imfubyi, uretse kujya imbere y'Imana ukihana, birakugaruka. Yego. Kuko uriya muntu ni umuntu ukeneye ubutabazi. None ntiwamutabaye, kandi Imana yagushyiriyeho gukora imirimo myiza. Niyo mpamvu hari. None iyo mirimo ntiwayikoze, ahubwo wanamuhutaje. Ikomereze. Yesu aguha umugisha cyane. Bakundwa bene data mudukurikiye, Imana y'amahoro ibagenderere. Niba hari uwo wahutaje, niba hari uwo n'ufite utarimo kumwerera imbuto, gerageza umwerera imbuto kugira ngo Imana izamugeze aho yamuteganyirije kumugeza. Icyo nawe Imana izakiguhembera. Pastor, tukiri aha ngaho tugiye tugana ku musozo, ndimo kwibaza ngo ese buriya n'abandi bashumba buriya nabo bafite ukuntu babyumva, ariko kujya inama no kujya inama. Yego. Imfubyi mu rusengero zirahari, kandi buri gihe usanga turwanira agatuti. Yego. Nyamara imirimo yo mu rusengero ni myinshi kandi myiza. Ese hari icyo urububwira abapasiteri kugira ngo batoze abakristu gukora imirimo yo mu rusengero atari kurwanira agatuti? Bamenye yuko mu rusengero atari gukubura gusa no gutegura intebe no kuririmba no gusenga, ariko harimo na ya mirimo yo kwita ku bakene, kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Aho two turi mu muntu abona ngo ntacyo tumaze ni dutoya, ahubwo ari two abantu bibandaho. Ese n'icyo ugiye kubwira bano badiyakoni? Ndifuza ko hari icyo babwira kugira ngo agahu kave ku maso, bafunguke, bamenye icyo gukora mu nzu y'Imana. Icyo navuga ni kuri iki cyanditswe nsubiraho ko twaremewe gukora imirimo myiza. Gukubura ni byiza, gukora ku rusengero ni byiza,
kuririmba ni byiza no gusoma bibiliya ni byiza ukabwira abantu benshi ko Kristo ari umwami nabyo ni byiza ariko ikiza cyane ni ukwegera urushye ikiza cyane nibura ni ukugira umuntu ufata ukuboko ukagira ahantu mukura ukagira ahantu mugeza ntekereza ko ikiza cyane ni umunsi umuntu waburaraga umuntu wambaraga ubusa azaba yambaye akiruhutsa akavuga ati akavuga ati Mana ushimwe kera nambaraga ubusa none ndambara warabigizemo uruhare uzaba warakoze umurimo mwiza umuntu waburaraga umunsi uzaba hari igishoro wamushoyemo uyu munsi akaba abasha kurya yigaburiye atari ibyo wamushyiriye uwo munsi gusa ngo birangire ahubwo hakaba hari umurimo wakoze yarigeze kuburara uyu munsi akicara akarya yigaburiye akavuga ati Mana ushimwe Mana ushimwe we yareka tubyihore no ku bwa kanaka hari igihe abantu banakomera ariko bakibagirwa n'ababafashije ibyo nabyo ntitubitindeho ibyo nabyo bibaho niho navugiye ngo ntago dushora igishoro mu bantu kugira ngo tuzasubireyo dusarure oya dusarura mu Mana ntabwo ari ugusarura muri bo bitavuze ko ba bantu badashobora gusubira inyuma ngo bagirire neza babagiriye neza ariko ntabwo abo bose bafite imitima imwe umwe yari yagahaga ntiyibuka uwamugiriye neza ariko ntacyo bitwaye nta nubwo bibuza Imana kwishyura ineza yagiriwe rero icyo nashakaga kuvuga mureke dukore ineza tuyikore mu bantu dutabara imitima irira dutabara abarushye tubigize hafi igihe cyose aziruhutsa akavuga ngo ushimwe Mana iryo shimwe rigiye ku Mana nyamara Imana izariguhembera hanyuma rero mvuge ku bashumba ntekereza ko nubwo navuze wa mwana ujya utinya kwegera abashumba kubera ko abona ababyeyi be bari hafi ye mu by'ukuri abashumba bahamagariwe gufata ahantu hose ariko ubwo ndavuga ku bashumba bahamagawe kuko hari n'abandi bihamagaye gogo ntubizi se bucya mu gitondo akavuga ati munyimike ati ndumva ndi umukozi w'Imana kandi ntabure n'umwimika noneho cyane cyane ubu ngubu n'agatuti karabonetse agahita aza hano ku YouTube channel akatubwira iby'Imana ivuga si byose ndimo kubwira noneho yahura n'abarushye rero batabonye aho baruhukira bakavuga batubanza hari ariho Imana iri uwo rero ntago ari we mbarangira ntago ari we ndimo kubarangira ahangaha bisaba ubwenge bisaba kumenya si uyu muntu ninde si uyu muntu niruka inyuma ninde reka mvuge rero mu rusengero twisubirire mu rusengero ntago umushumba yahamagariwe gufata ahantu hose kuba uyu mushumba ashobora kuba agendana n'abantu bakurera mwana ntago bivuze yuko numusanga atakugira inama kandi mu kukugira inama ntago ari bugusenye mu muryango ubamo mwegere agufashe gusenga agusengere anamenye n'ibyo ucamo wenda yanashobora no kugira iyindi nkunga gutera anyuze mu wundi muntu cyangwa anyuze muri ubwe ashobora kugutera inkunga y'ibifatika ashobora no kugutera inkunga y'uburyo bw'umwuka akagutera inkunga y'uburyo ugenda abashumba bahamagariwe gukora iyo mirimo ni abanyamabanga bakomeye so rero reka mvuge ngo twebwe rero nk'abashumba ntago dukusanya abana ngo tubabwire ngo abana b'imfubyi ngo tubafitiye ngo oya ntago tuvangura abana bose ni abana rimwe na rimwe bahura n'ibibazo bisa tubagira inama mu kigero kingana ariko iyo dusanze mu ruhande rwe iyo agusanze mu ruhande rw'ibikomere bye by'ubupfubyi uramufasha yego uramufasha twige kuvuga ngo reka nongere mvuge kano kantu navuze ngo narezwe ahantu noneho ntago nshaka kugira umuntu n'umwe nkomeretse nanjye nakuze meze nk'imfubyi ariko jye nari mfite ababyeyi ariko umubyeyi umwe nari meze nk'imfubyi ku ruhande rw'umubyeyi umwe umubyeyi umwe namubonye ndi mukuru cyane ndi mukuru ndi umukobwa ugiye no gushyingirwa hafi urumva ko abantu bose bari bazi abenshi bari bazi ko ntamugira noneho rero ahantu nabaye nitwa Mpumuriza hari umubyeyi umwe akajya ahamagara ngo bamurize nitwa Mpumuriza noneho akarihindura ati bamurize
ubundi akanamuhamagara akambwira ati bamuvunire umuheto. ariko n'amagambo tubwirana nayo ateye ubwoba. Uwo mukecuru hari igihe njya nicara nkamwibuka nkavuga ariko bagenzi uriya mubyeyi uriya yamvuniraga iki kuko twaba kandi nari umwana mutoya. Nibamurize bamurize yarangiza akongeraho irindi jambo najyaga ndibaza mama ngo ubundi si wakuriza ngo wabikwise ngo wakuriza ubu yabimenya yagutabara. nkamubwira nti mama ko bambwiye ngo uwandiza babimenya ati cyo bihorera mwana wanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero reka nkubwire aba bana b'imfubyi ngira ngo niba ntataye point natandikira aba bana b'imfubyi be gutinya ibibabaho ngo batinye kwegera abashumba. Abashumba bagira ibanga rikomeye. Abashumba bashobora kukuyobora, ashobora kukubwira hari ibintu byinshi duhura nabyo. Hari umwana uba mu muryango ukamugira inama yo akawubamo akazahava agaragara nkaho nta kibazo yigeze agira kandi yarabashije akitwara kuri ba bantu akagerageza kubitwaramo akamenya aho atari bunyura akamenya aho ari buhagarare ukamufasha mukagendana hantu akazahasohoka afite ishema. Hano rero ndashaka kubabwira ngo bakundwa aba bana b'imfubyi Imana ibitaho. Imana igendana nabo. Imana nunanirwa gukora umurimo muri uwo mwana Imana izahagurutsa undi akora umurimo muri uwo mwana kandi azabihemberwa. Umwana azakomeza. Uwajyaga ambwira ngo bamurize bamuvunire umuheto ntekereza ko yaza kugira amahirwe yo kubaho uyu munsi ntago yakambwiye ngo bamuvunire umuheto kuko ntago yarazi ko wenda nzabasha gukura ngo ngere kuri iyi myaka ngezeho nanjye mba umubyeyi urera abandi. So rero reka mvuge ngo bashumba reka tugerageze kureba ba bana bigunze na cyane. Hari umwana uba mu rusengero ugasanga tuzi ko yitonda. Uriya mwana aritonda kumbe ntuzi n'ibimubaho. Hari ibintu acecekanye. Yego ni byiza rero gukomeza abo bana tukabakurikirana. Ikindi aba bana nibegera abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana. Yego saguha umugisha cyane mushumba. Utubwiye amagambo meza kandi yihumure. Ari imfubyi turabahumurije mu izina rya Yesu. Ariko nimutera urutambwe egera umushumba wawe, egera umuntu ubona koko ko yagufasha, hanyuma kugira inama ukorera Imana. Imana iragukunda cyane. Ubisobanukiwe ukuntu Imana igukunda nukuri kwishima no kuruta wa wundi ufite ababyeyi bose. Bashumba rero Imana ibaho umugisha kubwo murimo mukora mwahamagariwe muzabigororerwa. Nimwite kuri abo bana babandi bacecetse mubona ngo nguriya mwana n'imfura aritonda. Umenye neza igitumye aceceka cyane ni igiki, impamvu mbese ati abandi ni igiki. Rero kurikirana umenye. Hanyuma nubona umwana atakwegera ugerageza kumwegera akaguhunga banza urebe mbese babakugose hari aho bahurira nawe. Wenda aratinya kukwegera kuko abona nakubwira ibye urahita ubibwira babandi. Ariko abana ndagira ngo mbabwire ngo aho bashumba koko bahamagawe n'abanyamabanga n'abantu babika amabanga y'abantu benshi cyane. Rero nimubegere kugira ngo ubwami bw'Imana twese tubukorere tuzabuhemberwe. Mu nzu y'Imana harimo imirimo myinshi cyane kandi tuzagororerwa nituyikora neza. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagirire neza. Ngiye gusaba umushumba rero kugira ngo asengere abantu bose mu rusengero n'abatarageramo turababwira ngo nimuze. Nta handi uzabona uburuhukiro uretse kwemerera ijambo ry'Imana rikaza muri wowe, ukemera Mwuka Wera akaza muri wowe kugira ngo akwigishe akuyobore kugeza aho uzamenyera icyo Imana yakuremeye kuri iyi si ukagihagararamo neza. Turifuza rero mushumba ko usengera abadukurikiye ari abashumba ari n'abana mbese mu itorero rusange. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Reka nanjye nsoze mbabwira ngo Imana ibaho umugisha. Amen. Kandi ikindi Imana irabakunda. Amen. Reka kugundira icyo gikomere, reka kugundira ngo wumve ko ari ibintu byawe, wumve ko ari wowe wahora ubabaye, wumve woya umwami aragukunda. N'impamvu waba warinjiye mu rusengero kwari kugira ngo ubone umuyoboro w'ubuzima. Reka nanavuge ngo nuri hanze uzinjire mu nzu y'Imana habamo ubuzima. Ni mu buruhukiro kuko uhasanga amagambo ahumuriza, uhasanga ubuzima. Ni ukuri Kristo ni umwami. Ku bamukurikiye abazibira ibyuho, abavura ibikomere, ni umuti.
ni umuti, ahoza abarira, aruhura abarushye. Yo Kristo yishyurira imfubyi, yishyura amadeni y'abapfakazi. Kristo afite byose. Nimureke tumusange. Reka dusenge. Nyiringabo Imana yacu, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana, uri imbaraga, uri ugukomera, uri ubuhungiro, uri ubwugamo, uri ugushobora. Mana, nta muntu wigeze azi iwawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo dukomange uzakingura. Nta waje iwawe ngo agukomangire umukingirane. Oya Mwami, nta mfubyi yigeze ikomanga iwawe ngo uyikingirane. Uwiteka watubereye umuyoboro, watubereye imbaraga. Hari byinshi abana b'imfubyi babwirwa, hari ibikomere bibitseho, hari amagambo mabi babwiwe, hari ayo n'ubu bakigendana mu myaka myinshi bafite. Mwami wera wa Isiyoni, ubomore, basange, ubomore, basange, ubaruhure, basange, ubakize. Iyo ni indwara ikomeye, bararwaye ntibabashije kuvurwa, banduriye indwara aho barerewe, baranduye, barwara indwara imeze nk'aho idakira. Mwami turakwinginze, nubasanga ubavura indwara z'imitima. Uwera wa Isiyoni, turaguhamagaye. Barakomeretse, rimwe na rimwe bakomeretsa n'ababarera. Mwami ibikomere byabo byaranyanyagiye. Mana basange, Uwiteka buzuze, bakize. Uwera wa Isiyoni, bahumurize, imitima yabo nihumure, nibakomere. Uwakwegamiye nta nyeganyega, uwakwegamiye nta yoba, ahubwo agendana nawe. Ndabasengeye Mwami, nsengeye abana b'imfubyi bari mu mashuri biga. Mwami komeza ubashyirireho inzira, ntibakabure menerivare. Ababitangira be kuruha, urushya abo n'umusimbura. Uwiteka Nyiringabo Imana, ukomeze ugendane nabo, ubafate ukuboko barenze imisozi miremire batabasha guterera ngo barenge. Uwiteka niwe wabarenze imisozi, ahanyerera ubafate ukuboko Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye Imana. Dusengeye Mwami Imana, abasore n'inkumi bajya bicara bakibaza ngo mbese bizagenda bite. Bamwe baribana mu mazu batekereza uko bizagenda. Mwami ni wowe uzi uko bizagenda, kandi imigambi yawe ni myiza kuri bo. Bahumurize, ubibutse kuri umwami wabo, ubibutse kuri umubyeyi. Mwami Imana Nyiringabo, ubaha ababazengurutse, kubabera imfura, kubabera ababyeyi. Mwami Imana Nyiringabo, ubashyireho igikundiro. Ndabasengeye ngo ubahe umugisha. Abatarashaka Mwami, ubahe gushaka, imitima yabo igubwe neza. Uwera wa Isiyoni, ubahe guhumurizwa, ubahe abahaguruka babagana. Urakoze Uwera wa Isiyoni, bagirire neza abasore n'inkumi, bagirire neza. Mwami Imana, nongeye kukwereka ba bandi bashatse bakubaka, bahura n'ibibagora, bakavuga ngo iyo ngira umubyeyi, iyo ngira mama, iyo ngira data, ahari iyo ngira umvugisha, iyo ngira untabara. Abo basange. Bamwe baracyari bato mu mago bashatsemo, basange. Bafite icyuho, ni wowe wakiziba. Bafite igikomere, ni wowe wacyomora. Uwiteka Nyiringabo, basange. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Mana, bari mu rusengero basange, bareba hirya bakabona nta butabazi, kandi bari mu nzu yawe, bahe guhumurizwa. Mwami basange, mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye. Nsengeye abashumba wahamagaye, ukabashyira imbere abantu bameze gutyo, bafite imitima ikomeretse. Rushaho kubahishurira, bahamasa, abona bamenya abo bagendana nabo, bamenya babahagaze imbere. Mwami Imana, hari igihe umuntu yiyoberanyiriza imbere y'undi akibaza ngo ahari aritonda, akibaza ngo nta kibazo, ariko umutima warananiwe, umutima wararushye, umutima urimo amarira. Ngaho umwuka wawe rushaho kuwubasukira, babashe kumenya, bareba imitima ibabaye. Mwami, babashe kubayobora inzira utunganye. Urakoze Nyiringabo. Imigambi y'umwanzi turayinanije, imyuka ibatera turayinanije, imbaraga z'umwijima zibahagurukiye turazitsindisha izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami. Nsengeye abantu bose bakurikira kino kiganiro. Mwami, hari babana bajya bumva bari bakwiriye ahubwo kubura ababyeyi buri kuko abo bafite bumva batagishaka kwitirirwa amazina yabo. Mwami Imana Nyiringabo, nabo turabasengeye. Erega twabonye n'abandi
abana bagira ababyeyi bose ariko babaho nk'imfubyi, ababyeyi barabanze barabataye, umwana akabaho nk'imfubyi ameze nk'uwamanutse ahantu akagwa kandi afite ababyeyi. Mwami turabasengeye bariya abana basange, bariya bafite ibikomere barakomeretse, basanga ubahumurize, abatarajya mu nzu yawe binjizemo bahuriremo nawe. Mwami ijwi ryawe nirivugire mu mitima yabo, turabasengeye aba bana. Hari abana bavutse bavuka mu buryo butunguranye, ndetse umubyeyi umwe ashaka ko bakurwa mu wundi ntabyemere. Abo bana bakagira ingaruka bageze muri iyi si z'uko umubyeyi yabahakanye rwose kandi yarababyaye. Mwami turabasengeye, uri umubyeyi wabo bwite, ntago ari ibibyarirane, n'abana bawe bwite. Mwami ongera ubongerera imbaraga, ubushobozi, bafashe ibyo badashoboye bibashoboze, bahumurize. Imbabazi zawe nizibabeho Mwami, turabahishe kandi aho umwanzi ahagurukira kubarwanya turabahishe, aho ibitero by'umwanzi bibagabwaho kugira ngo zongere kubihebesha izo mbaraga, zibabwire ko ntaho bazagera, turazirukaniye kure, tubahishe mu maraso yawe. Ubuntu bwawe bubatwikira, imbabazi zawe zibabeho iteka ryose. Turasenze amahoro yawe n'ubuntu bwawe bibatwikire mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana ibaha umugisha, amahoro ya Kristo abaganze, amen.